Muraho neza mwe abakunda kandi mugakurikira Ishusho TV, uradukurikira biciye kuri shene yacu y'ijana n'icyenda n'iya 420 kuri Star Times, ndetse na shene ya 392 kuri Canal Plus. Nguhaye ikaze rero mu kiganiro Intango. Ndagira ngo nguhamagare uze twicare muri iki kiganiro tuganire byinshi bitandukanye, ariko kandi bigamije gusigasira umuco wacu ndetse n'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ngiye ugutashye cyane nitwa Icumu ry'ubucunzi rizira gucuka abacuzi bacuze, umuheto wanjye suwa vuba n'ubukombe nawe uramvuye imwurire mu nyana z'inyambo, ndo abanyamahanga bakurikiye nagera hitegere mu mpinga ibwana cyambwe, mpemba nkazihuza ngakora mu mutana nkabacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Nitwa Tuyisenge, umusizi w'umusangwa mu nganzo y'urusizi, ndosiga bagasigara basiganuza, narasize nsanganirwa n'abasare busasamana basasa inzobe bazanye inzoga mbima inzira. Nitwa Tuyisenge bakabanda n'akakarake kankundi ingoma, iwacu turabasinga ariko kandi ndi n'umwishywa w'abacyaba bo kwa Birinda bya Kabahizi mu bwana cyambwe. Nizere ko rero aho uri nawe nogewe na gahunda z'ishusho. Ngarutse rero kugira ngo tuganire, dutarame, dusangire byinshi bitandukanye kuri uyu muco, ariko munyemerere mbanze nakire umushyitsi. Aho se ni umushyitsi, ni umusangwa ni umusangwa hano mu Ishusho. Tuguhaye ikaze mu ntango n'ubusanzwe. Murakoze cyane, nibyo maze kuba umusangwa hano mu Ishusho. Hano ni iwanyu, ni ahantu ugenda kenshi. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Ndagira ngo mubibutse niba mutamwibuka neza, yitwa Uraye neza Posiyani. Posiyani ni umukozi w'inteko y'umuco. Ubushize yaraje adusobanurira byinshi bitandukanye, mwaranyuzwe, mwarasobanukiwe. Uyu munsi rero murabona ko turi mu cyumweru cya nyuma cya Nyakanga, turi kwinjira mu cyumweru cy'umuganura. Mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Kanama azaba ari icyumweru cy'umuganura. Niyo mpamvu rero twatumyeho Uraye neza kugira ngo noneho atuvire imuzi imyiteguro y'umuganura, ariko nanone anadusobanurire byimbitse nyirizina y'umuganura. Ese umuganura uhatse iki mu mateka n'umuco by'abanyarwanda? Ibyo byose rero ntujye kure, Uraye neza ari hano kugira ngo aze kubidusobanurira, tuvire imuzi byose ku muganura. Ibyo wibaza cyose ku muganura uraza kugisobanukirwa. Munyemerere rero mbanze mpere gatoya mu makuru. Hari amakuru arimo kuvugwa muri iki gice twahariye umuco. N'ubundi ni amakuru si menshi, ni amakuru intore Masamba intore icyogere mu nkuba yateguje abanyarwanda igitaramo cyo kwizihiza imyaka 40 amaze muri muzika. Ni igitaramo rero nabonye n'ubundi yafatanyije, cyanditseho 30 na 40. Araza kwizihiza imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, ariko kandi aze no kubihuza n'igitaramo cyo kwizihiza imyaka 40 y'ubutore, 30 y'ubutore, 40 y'ubutore. Ni igitaramo rero Masamba intore yateguje abanyarwanda, kizaba ku itariki ya 31 ukwezi kwa Kanama. Ubwo rero n'ubundi tuza tukiri mu kwezi k'umuganura. Ubwo abanyarwanda Masamba arabatumiye, muzaze hariya muri BK Arena, muri iriya nyubako rwose ya BK Arena, ubundi mutaramane n'icyogere mu nkuba. Afite byinshi cyane rero yateguriye abanyarwanda. Mu minsi rero uko izajya yigira imbere, tuzamutumaho hano mu ntango, aze twicare tuganire byinshi bitandukanye kuri iki gitaramo. Ni igitaramo ntabwo amaze igihe kinini nyine yagiteguje abanyarwanda. Ubwo abitegura, abahanagura inkindi n'abashaka kuba musokoza imigara, ni mubigire na bwangu rero. Ubundi ku itariki ya 31
tuzahurire muri BK Arena mu myaka 30 ndetse n'imyaka 40 y'ubutore icyogere mu nkuba. Umuhungu wa Sentore Atanazi niyo yivuga rero, arabivuga ngo na Sentore Atanazi yarabimuhariye ati birushirize. Ubwo rero Masamba tumushimire kuri iki gitaramo cyiza. Mu minsi yashize ubwo nabonaga Ruti Joel akora igitaramo, naravuze nti uko byasa kose wa mugani na Masamba nk'uwabatoje, nk'uwagiye abatoza uko baba intore, nawe igihe kirageze kugira ngo duhe igitaramo cyiza. Yaraherutse rero mu gihugu cy'Ubugande muri Kampala Serena Hotel. Mu minsi yashize niho aherutse gukorera igitaramo nacyo cyari cyiza cyane. Yari yajyanye n'abahungu be ba Ruti, n'ubundi yari yajyanye na ba Gatore, yari yajyanye n'ibihame mbese. Ubwo rero twitegure umuhamirizo mwiza, twitegure ko bizaba ari ibicika muri BK Arena ku itariki ya 31. Ubwo ibindi byose n'amakuru ajyanye n'iki gitaramo tuzayabagezaho mu minsi yacu iri imbere. Mureke rero twigendere, twiganirire byinshi bitandukanye ku muganura. Bosia Karame, ikaze rero. Hanyuma rero inteko y'umuco n'ubundi kuko ifite mu nshingano gutegura ibirori byo kwizihiza umuganura, ariko noneho mbere uko twinjira mu birori by'umuganura, ubundi umuganura ni iki? Niba hari umwana muto ya rubyiruko udukurikiye, banza utuganirire umuganura ni iki, kubera iki abanyarwanda bawizihiza ku rwego nk'uru nguru? murakoze. Umuganura ubundi kuwusobanura twanahera ku nkomoko yawo, inkomoko y'ijambo ubwaryo umuganura. Umuganura buriya ukomoka ku nshinga kuganura. Kuganura ubwabyo bikaba bivuga kunywa cyangwa se kurya ku musaruro bwa mbere. Buriya kuganura biba ari ukurya cyangwa kunywa ku musaruro bwa mbere. Ariko iyo uvuze umuganura nanone hazamo inshinga bita kuganuza. Kuri iyo hari ukuganura no kuganuza. Iyo tuvuze rero kuganuza byo biza bisobanura gusangiza noneho wa musaruro abavandimwe se, inshuti, mukawusangira uwo musaruro weze bwa mbere. Iyo rero tuvuze umuganura bikaba ari icyo gikorwa no kuganura no kuganuza. Yego, akaba ari icyo gikorwa. Noneho rero umuganura akaba ari icyo gikorwa cyo kuganura, gusabana, ariko no gusangira ku musaruro weze. Uwo muganura rero wenda tunahise tunaza kuri icyo wavuze kuki wizihizwa, kuki ari umunsi uhabwa agaciro mu buzima bw'abanyarwanda. Uriya umuganura ni umwanya abanyarwanda basabana bakaganuzanya, ariko nanone bikaba bifite igisobanuro kinini, kuko uko gusabana, uko kuganuzanya, aho uwejeje aganuza uwarumbije, uwahuye n'amajyi akagobokwa na mugenzi we. Ibyo rero ni ingenzi cyane kuko ari ibintu byongera ubusabane ndetse n'ubufatanye mu banyarwanda. Ibi rero ni imbaraga zabo, nizo mbaraga zabo, kuko ubu bufatanye, ubwo bumwe turimo turavuga, nibwo bwatumye u Rwanda ruba igihugu gikomeye, ndetse bikaba byarigiye bifasha n'u Rwanda gukika bimwe mu bizazane rwagiye ruhura nabyo mu bihe byagiye bitambuka. Twavuga ko rero kwizihiza umuganura ari icyo gikorwa cyo gusabana no gusangira ku musaruro weze. Murakoze. Hanyuma rero uti umuganura, n'abadukurikiye yaba bato n'abakuru mutari mubisobanukiwe, mwumvise ko umuganura ni igikorwa, ni ukuganura yego kimwe, ariko no kuganuzanya, kugira ngo mu Rwanda yaba uwejeje yaba uwarumbije bose bagire gute, bibone mu gihugu kandi bakomeze batahiriza basenyera umugozi umwe. Hanyuma rero twinjira mu mateka. Rero umuganura uri muri imwe mu nzira 10, niba ari 19, niba nibuka neza, 16 cyangwa 19, inzira 18 z'ubwiru. Kubera iki rero umuganura uri mu nzira z'ubwiru? Hanyuma udusobanurire
unatwinjirire nyirizina muri iyo nzira y'ubwiru, inzira y'umuganura yakorwaga ite, byagendaga bite muri rusange? murakoze cyane. Wenda uburyo yakorwaga n'ubundi akenshi nuko tuwukora aba ari ugushaka kujya muri uwo mujyi w'icyo gihe, ahubwo reka turebe umuganura nyirizina. Buriya umuganura wari ubikomojeho ko ari umwe mu nzira 18 z'ubwiru. Wanahita wibaza ahubwo kuki muri izo nzira z'ubwiru umuganura na n'uyu munsi tukiwukomeyeho, nyamara izindi nzira wenda unasanga tuzumva mu mateka nk'amateka, ariko umuganura ukaba ukigaragara ko ufite byinshi usobanuye na n'uyu munsi mu buzima bw'abanyarwanda. Buriya abahanga batubwira ko umuganura muri ziriya nzira z'ubwiru ari nawo wari ukomeye kuzirusha, ndetse buriya n'abiru b'umuganura bakaba barabiru bakomeye cyane mu buzima bw'ubwami. Ariko uwo muganura ndetse ukabona afite amateka akomeye kuko atangirana n'ihangwa ry'u Rwanda. Ko buriya amateka atwereka ko umuganura watangiranye n'ihangwa ry'u Rwanda, ukaba watangiye ku ngoma ya Gihanga ijana. Kuva icyo gihe rero wakomeje kwizihizwa ndetse uhabwa agaciro gakomeye. Nabikomojeho ko kwa gusabana bwa bufatanye, kwa kunga ubumwe bibumbatiwe n'umuganura byakomeje gufasha abanyarwanda kubaka igihugu gikomeye, kubaka igihugu gishyize hamwe, bituma rwose kigera n'igitinyiro mu ruhando rw'amahanga. Umuganura abanyarwanda bakomeje kuwukomeraho ndetse kugera mu kinyejana cya 16, kugera mu kinyejana cya 16 aribwo waje gukurwaho n'abanyabungo. Ubwo muri icyo kinyejana cya 16 nibwo u Rwanda rwari ruyobowe cyangwa se twari ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare, aribwo abanyabungo batsindaga u Rwanda bakarwigarurira mu gihe cy'imyaka 11. Icyo gihe rero mu byo bakuyeho, mu byo bihutiye gukuraho harimo umuganura. Ndetse u Rwanda rukaba rwagiye mu kaga kuko abanyarwanda bamaze imyaka 11 yose batizihizwa umuganura. Nyamara twabonye ko hari umunsi ukomeye cyane mu mibereho y'abanyarwanda, ikaba yari inzira y'ubwiru ikomeye cyane twabonye yanazaga imbere izina kubera ako kamaro kihariye ko gusabanisha abanyarwanda kuva ku mwami, abatware no kugera ku muturage mu rugo, mu muryango. Ibyo rero byatumye mu kinyejana cya 16 abanyabungo mu byo bihutiye gukuraho hari ugukuraho inzira y'umuganura. Icyakora nyuma y'umwaka 11 umuganura ukuweho, nibwo Ruganzu Ndori yongeye kubundura u Rwanda arukura mu maboko y'abanyabungo, ndetse yongera kugarura umuganura. Nanone umuganura warongeye urizihizwa kugeza mu gihe cy'ubukoroni. Abakoroni nabo cyane cyane abakoroni b'Ababiligi mu mwaka w'1925 nabo bongeye guca umuganura, ari nabwo umwiru wa nyuma w'umuganura Gashamura yahungeraga i Burundi muri uwo mwaka w'1925. Gashamura niwe Gashamura ka Rukangirashyamba. Yego. Yahungiye i Burundi rero umuganura barawuciye, ari naho navugaga ko umuganura wari ukomeye cyane kuko iteka n'abanyamahanga, ubwo nabivuze abo bigaruriye u Rwanda uhereye kuri abo banyabungo, bari bamaze kubona ko umuganura ari izo mbaraga z'u Rwanda, ari izo mbaraga z'abanyarwanda. Bakaba barabonaga ko kugira ngo bagere ku ntego zabo, icyabafasha ari uko guca ubwo bumwe bw'abanyarwanda, uko izo mbaraga z'abanyarwanda. Ndetse nabyo byabayeho rero Ababiligi mu 1925 barawuciye. Icyakora wongeye kwizihizwa nyuma y'ubwigenge. Nyuma y'ubwigenge wakomeje kwizihizwa, ukajya wizihizwa ku itariki ya 2 Kanama, ariko ukizihizwa ari umunsi utarahawe imbaraga ndetse utandukanye n'ibirori bya kera, ndetse ukaba waranasangaga rwose udafite wa mwimerere wo kunga abanyarwanda no gusobanurira abanyarwanda akamaro kawo. Ndetse bigeze mu myaka y'1990 kugera 94 ni nka uwo munsi ntwari ukizizwa muri rusange. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda rero mu mwaka wa 2011 nibwo murabizi ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nibwo abanyarwanda twongeye gusubiza amaso inyuma, tureba amateka yacu, mu muco wacu, kurebamo bimwe mu byo twavomamo bikadufasha kongera kubaka u Rwanda twifuza, rwo Rwanda rwunze ubumwe, rwafasha abanyarwanda kugera ku cyerekezo bari bihaye. Nibwo rero basanze
imwe mu nzira cyangwa se bumwe mu buryo bwari bwarafashije abanyarwanda kugera kuri byinshi ari uwo muganura. Mu mwaka wa 2011 rero umuganura wongeye kugarurwa, uhabwa agaciro gakomeye ndetse uhabwa n'umunsi w'ikiruhuko. Umunsi wizirizwaho ugirwa itariki wa gatanu wa mbere wa Kanama buri mwaka. Uwo munsi w'ikiruhuko kugira ngo abanyarwanda bajye babona umwanya koko wo kwicara bagatarama mu miryango, ariko bakanarushaho kuzirikana izo ndangagaciro umuganura ubumbatiye, kuko bari bamaze cyangwa se abanyarwanda bari baribye mu muco, mu mateka yabo, basanga umuganura warafashije abanyarwanda kubaka u Rwanda, kubaka igihugu gikomeye, kubaka igihugu gifite igitinyiro mu ruhando rw'amahanga. Ari nayo mpamvu na n'uyu munsi tugikomeye nk'abanyarwanda, ndetse ukaba ukizihizwa n'uri kuri wa gatanu wa mbere wa Kanama buri mwaka. Ubwo urakoze kudusubirira inyuma rero, ukadusobanurira akamaro k'umuganura n'icyo umuganura wari umaze mu banyarwanda, ukadusubirira inyuma mu kinyejana cya 16 ubwo umuganura wakurwagaho n'abanyabungo. Noneho rero umuganura ni umuhango, ni inzira yatangiraga ryari? Ubwo uraduhera mu mizi, sobanurira abanyarwanda. Ese ubu ngubu twizihiza umuganura mu kwezi kwa Kanama, ese koko nibyo no hambere bahoze bawizihiza mu kwezi kwa Kanama gushyira Nzeri? Ni umuganura watangiraga ryari, hagakorwa iki rero muri ibyo bihe byo hambere? Ntabwo turinjira mu muganura wo muri iyi minsi. Mu muganura rero wo hambere, ni umuganura watangiranaga n'ukwezi ukazarangirana n'ukwezi. Hakorwaga ibihe bikorwa muri icyo gihe, muri iyo nzira yose nyirizina y'umuganura? Akoze cyane. Umuganura n'ubundi wizihizwaga muri Kanama, Kanamira Nzeri, ariko narebye n'uku kwezi n'ubundi ni kwa kwezi abanyarwanda bamaze guhunika mu ibigega byuzuye, ni kwa kwezi imyaka iba yamaze kwera koko, umusaruro wamaze kugera mu bigega. Nicyo gihe rero batangiraga bizihizaga uwo muganura, ariko kukuzihiza bikaba kwari no gutangira ahubwo kwitegura umwaka w'ihinga ukurikiraho, ari naho hanatangirwaga n'ubundi imbuto, umuhango wo guturutsa imbuto, ukaba warahitaga ukurikirana n'ibindi bikorwa. Watangiriraga ibwami batanga imbuto, ukazakomeza kuzagera nanone, ariko ubwo ni rwa ruhererekane ruza kugenda kugeza mu windi Kanama n'ubundi umuganura wundi mwaka ugiye kuba. Habanzaga uwo muhango wo guturutsa imbuto n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero ubwo tumaze gusobanukirwa umuganura, noneho rero twinjire mu muganura wo muri iyi minsi. Umuganura wo muri ibi bihe rero, nabonye ko ugiye kwizihizwa ku nshuro 13. Nibyo? Yego, inshuro ya 13 ni ubwo ni uguhera igihe u Rwanda rwongeraga guha agaciro umuganura mu wa 2011. Uyu munsi ubwo turawizihiza ku nshuro ya 13, nyuma y'uko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yongeye guha imbaraga umuganura, ukawusubiza agaciro kawo, agaciro wahoranye mu buzima bw'abanyarwanda. Umuganura rero ufite uyu mwaka ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Hanyuma munsi hakabaho ngo tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Ni itangazo cyangwa ni amabwiriza biri mu nyandiko ngenderwaho yo kwizihiza umuganura 2024. Hanyuma rero iyi nsanganyamatsiko ni insanganyamatsiko kubera iki umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira? Kuki noneho ari ukuganura ariko noneho dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri? Murakoze cyane. Uyu mwaka turizihiza umuganura kuri ya nsanganyamatsiko, umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburana ku ishuri. Iriya nteruro ya kabiri nsorejeho nayo iri mu nsanganyamatsiko, ntabwo iri hariya gusa.
ahubwo reka turebe kuri iriya nsanganyamatsiko ubwabyisobanuye iki. Umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Nabikomojeho ko umuganura ari umwanya abanyarwanda basabana, baganuzanya, bagasangira ku musaruro wejeje akaganuza uwarumbije cyangwa se uwahuye n'amage akagobokwa na mugenzi we. Ibi rero ni ibyongera ubumwe, birongera ubumwe, ubufatanye na bwa busabane mu banyarwanda. Ibi ni ingenzi cyane kuko ubwo bumwe buriya ni naryo shingiro ryo kwigira, ariko none hakazamo kwigira kubera ko mu muganura buriya ntabwo ari ugusabana gusa, ahubwo abanyarwanda baranicara bagasubiza amaso inyuma bakareba ibyaranze umwaka urangiye, bakareba ibyo bagezeho, bakishimira ibyo bagezeho, bakareba aho bakomwe mu nkokora, ariko bakanafata ingamba kugira ngo barusheho kongera umusaruro mu gihe kizaza. Ibyo rero nta kindi biba bigamije kwigira no kwihaza kugira ngo bubake koko cyangwa se nabo ubwabo biyubake, ariko banubaka igihugu gifite icyerekezo. Wari urimo kubaza rero tugarure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ni imwe muri gahunda uyu munsi leta y'u Rwanda ishyizemo imbaraga cyangwa yerekejeho umutima, kuko ari gahunda yagaragaje kugeza ubu umusaruro, yagaragaje ko itanga umusaruro, aho burya abana iyo basangira ku ishuri cyangwa se gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ntabwo ari ukubagaburira gusa, burya haje kugaragara ko bifite byinshi bibumbatiye abantu bakubakiraho bakanabishingiraho barushaho kubiha imbaraga, kubera ko buriya iyo abana basangira barushaho gusabana. Uko gusabana ariko nanone kukwiyongeraho ko bituma abana bitabira ishuri ku gihe. Ni ukuvuga baritabira ku gihe, ntawe uri bukererwe ngo yagiye mu rugo asanga batarava mu mirimo ababyeyi, bigatuma wenda akererwa ishuri. Ikindi nanone ni uko bituma abana badata ishuri. Byagiye bigaragara ko abana cyane cyane bo mu miryango ifite amikoro make, hari igihe usanga bamwe barataga ishuri bagiye gushaka amaramuko. Iyo rero kuva iriya gahunda yajyaho, byagaragaye ko nta mwana wongeye guta ishuri ngo yagiye gushaka amaramuko. Ikindi nanone ni uko na babandi atari no guta ishuri muri ako kanya gato, n'abandi bavaga mu ishuri uwo mubare waragabanutse. Iyo gahunda rero ubusanzwe yari isanzweho, yagirwagamo uruhare na leta ifatanyije n'ababyeyi, ariko noneho hakaba hari uburyo bwo kurushaho kwiha imbaraga kugira ngo utange umusaruro yagaragaje ko itanga, ariko noneho yongera uwo musaruro. Ni muri urwo rwego rero ubwo bukangurambaga bifuje ko bwanatangizwa kuri uyu munsi w'umuganura, abanyarwanda bagatangarizwa iyo gahunda, yaba abafite abana ku mashuri bagakomeza gutanga umusanzu wabo, ariko n'abadafite abanyeshuri n'abafatanyabikorwa ndetse ba leta bakazashishikarizwa gushyigikira iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Ni muri uwo mujyo rero iyi gahunda yaje muri insanganyamatsiko yo kwizihiza umuganura, ariko kandi twanabivuzeho ko no muri kwizihiza umuganura bagamije kwihaza. Ubwo ruko kwihaza kunajyana n'iyo gahunda rwose twabonye ko ifite umumaro cyane cyane. Buriya wa mugani kugaburira abana ku ishuri byose ukubaganuza. Yego, harimo uko kubaganuza, ariko no muri uwo mujyo wo kugira ngo hubakwe bwa burezi bufite ireme buzafasha u Rwanda kugera ku cyerekezo rwihaye. Uyu muganura rero ugiye kwizihizwa ku nshuro ya 13 nk'uko Posiyani yabidusobanuriye. Umuganura wongeye kwizihizwa mu mwaka wa 2011. Uyu mwaka rero umuganura ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira, ariko kandi tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Hanyuma niba ari bwo ufunguye inyakira amashusho yawe, uri ku Ishusho TV, uri kuri chaîne 109/420 kuri Star Times, aho niho udukurikira uciye cyangwa ukadukurikira uciye kuri chaîne ya 392 kuri Canal Plus. Aho hose rero, cyangwa ushobora no kuba ukoresha si ngombwa kuba ufite televiziyo gusa, ushobora no gukoresha
application zitandukanye, ushobora n'ubundi gushaka Ishusho TV kuri My Canal, aho hose watubona. Rero turi mu kiganiro Intango, turi kumwe n'umukozi w'inteko y'umuco, turi kuganira byimbitse ku muganura w'ibihumbi 2024. Yabanje kudusobanurira nyirizina y'umuganura, umuganura nk'imwe mu nzira z'ubwiru kandi zikomeye cyane, adusobanurira byose uko watangiye, aho umuganura waturutse, byose. Niba rero uri umwana, uri urubyiruko, uri mukuru dukurikiye, nizere ko ukomeje kugenda usobanukirwa byose ku muganura. Hanyuma uyu muganura ufite intego zigera kuri 5, nizo rero ngiye kubanyuriramo. Ubwo iyo twumva ikomeye, Posiyani araza kudufasha kuyidusobanurira. Ubwo ni intego 5. Intego ya mbere ni ukwereka abanyarwanda uruhare rw'umuganura mu kunga no gushimangira ubumwe bwabo, birinda icyabubangamira. Iyi ntego ni intego wasobanurira abanyarwanda ute? Intego ya mbere y'umuganura ni ukwereka abanyarwanda uruhare rw'umuganura mu kunga no gushimangira ubumwe bwabo, birinda icyabahungabanya. Murakoze cyane. iriya ntego ya mbere niyo nyamukuru y'umuganura, kuko umuganura biriya byose twabonye biraganisha kuri bwa busabane bugana ku bumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda rero byagaragaye ko ari ingenzi, ndetse ari n'ibuye ry'ifatizo ibindi byose dukora bikwiye kuba bishingiyeho. Umuganura rero impamvu twavuze ko ari ugushishikariza abantu cyangwa se kwereka abanyarwanda, gukomeza kubereka, kuko urundi abenshi basanzwe babizi, ariko nk'urubyiruko no kubibasobanurira ko umuganura nta kindi ugamije ari ukugira ngo usabanishe abanyarwanda, uhuze abanyarwanda, bikomeze ubumwe bwabo, kuko tuzi ko hari igihe ubumwe bwabo bwahungabanyijwe ndetse bigateza ibibazo bikomeye igihugu cyacu. Yego. Intego ya kabiri, nk'uko namwe mubyibonera hariya kuri televiziyo zanyu, ni intego ya kabiri y'umuganura ni ugushishikariza abanyarwanda kurushaho gushyira hamwe imbaraga, gufashanya no gutabarana mu mibereho yabo, by'umwihariko gushishikariza buri wese gutera inkunga gahunda ya leta yo kugaburira abana ku ishuri. Yego. Iyo ndumva yumvikana. Yego. Nta kindi ikidushishikariza ni ukwibutsa abanyarwanda ko bagomba gufatana urunana mu mibereho yabo. Ufite intege akarandatu intege nke, tugakomezanya mu rugendo rw'iterambere twiyemeje nk'abanyarwanda. Intego ya gatatu ni ugukomeza kurangwa ndetse no gukunda umurimo n'izindi ndangagaciro umuganura ubumbatiye. Ndumva n'ubundi. Yego, gukomeza kurangwa no gukunda umurimo, aho cyane cyane ni muri cya gice nari mvuze ko mu gihe cyo kwizihiza umuganura abanyarwanda baricara bagasubiza amaso inyuma, bakareba ibyo bagezeho, ibyo batagezeho n'impamvu zabiteye, ariko no gufata ingamba. Ibyo rero byose binakubiye muri icyo kintu cyo gukunda umurimo no kuwunoza, ni no hafatirwa za ngamba zizatuma babona umusaruro wisumbuyeho mu mwaka ukurikiye. Hanyuma iya kane ni ukwishimira ibyagezweho muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Yego. Yego, gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 turimo dutangira, twatangiye ahubwo gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 noneho itangira muri uyu mwaka ikazarangira ubwo ni muri 2030. Nta nubwo ari ukwishimira gusa ibyagezweho na guverinoma muri iyo myaka 7, ubwo buriya harimo no kwishimira ibyagezweho mu myaka 30 ishize abanyarwanda bahisemo kunga ubumwe mu nzira y'iterambere bifuza. Ibyo byose rero mu kwizihiza uyu muganura ni ukubyishimira, tuzirikana ko kuba byaragezweho ari uko gushyira imbaraga hamwe. Hanyuma intego ya 5 ni ugusigasira umuco w'u Rwanda no kuwukundisha abato. Yego.
buriya kwizihiza umuganura ni ibirori ariko yego ni ibirori bigizwe na byinshi n'ubundi biranga umuco nyarwanda, ko mu kwizihiza umuganura habamo za mbwirwaruhame zigaruka ku kamaro k'umuganura n'ubutumwa butandukanye ubuyobozi bwifuza gutambutsa kuri uwo munsi, ariko nanone ni no gutarama kinyarwanda muri za mbyino gakondo, muri bwa buryo abanyarwanda basanzwe batarama, ariko hakabamo n'indi mihango yindi igaragaza umuco w'abanyarwanda w'ubufatanye, nko gufasha abatishoboye, kubaganuza, kuboroza, gahunda yo kuboroza inka. Izo zose rero ni gahunda z'umuco nyarwanda, bikaba ari uburyo rero nanone bwo gusigasira wa muco nyarwanda, ariko by'umwihariko no kuwukundisha abakiri bato, babereka ko wifitemo byinshi abanyarwanda bashobora gushingiraho bagatera imbere. Ndagira ngo rero rwose mbabwire ko twe imyiteguro twayitangiye, imyiteguro y'umuganura 2024, ubwo turakomeza kuganira byinshi birambuye kuri uyu muganura 2024. Ariko se noneho tugaruka ni umuganura hateganyijwe ibikorwa mbere na mbere, ese uzabera he ku rwego rw'igihugu, hanyuma mu cyumweru cy'umuganura ariko navuga hateganyijwe ibihe bikorwa mu kwizihiza umuganura? Murakoze cyane. Umuganura w'umwaka wa 2024 uzabera mu karere ka Kayonza ko mu ntara y'Uburasirazuba. Buri mwaka umuganura ubera mu ntara, undi mwaka ukabera mu yindi, kugira ngo abanyarwanda bajye banasangira koko n'uwo muganura. Uyu mwaka rero intara yari yizwe akaba ari intara y'Uburasirazuba, hakaba haratoranyijwe akarere ka Kayonza, ko no mu gihe cya vuba ntabwo kigeze kakira umuganura. Icyo warubaje rero, ibikorwa biteganyijwe mu kwizihiza umuganura nibyo, kuko mu cyumweru cy'umuganura bateganyijwe ibikorwa bitandukanye bigamije gufasha abanyarwanda guhugukirwa n'umuganura no kumva neza akamaro kawo. Ibikorwa bitandukanye rero bizakorwa, bizabanzirizwa cyangwa se byabanjirijwe n'umuganda n'ubutumwa bwatambutse mu muganda wo kuri uyu wa 27 z'ukwa 9 z'ukwezi kwa 8. Editing. Bamututa editing byaba ari ibibazo. Nari mvuze ko ibikorwa bitandukanye byabanjirijwe n'uyu muganda w'uyu munsi, hatambutse ubutumwa butandukanye bwateguwe n'inteko y'umuco ku bufatanye na minisiteri tureberera, ariyo minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Hateguwe rero ubutumwa bugenewe abanyarwanda, bukaba bwatambutse mu muganda rusange wabaye kuri uyu munsi mu midugudu hirya no hino mu gihugu. Ubwo butumwa bwatambutse ni ubutumwa bubashishikariza kuzitabira ibikorwa by'umuganura, ariko kandi no kumva ikigamijwe mu kwizihiza umuganura uyu mwaka. Igikorwa cya kabiri kizakorwa ari inama n'abanyarwanda baba mu mahanga. Buriya umuganura nari mbivuze ko uzizihirizwa ku rwego rw'igihugu mu karere ka Kayonza, ariko ni umuganura wizihizwa ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere, mu midugudu, ndetse ukamanuka ukagera no mu miryango. Ni ukuvuga ko buri muryango uzategura uburyo bunogeye bwo kwizihiza umuganura 2024. Nkaba n'intangiriro nanavuga ko no mu banyarwanda baba mu mahanga nabo batibagirana ko ni abanyarwanda, kandi zira ndangagaciro umuganura ubumbatiye, u Rwanda rwahisemo gukora ibishoboka ndetse no gushishikariza abanyarwanda aho bari hose kujya bahora barangwa nazo. Ni niyo mpamvu rero no mu banyarwanda bo mu mahanga umuganura uzizihizwa, ariko ibyo ni ibikorwa bitegurwa na za ambasade, aho buri ambasade itegura umunsi w'inogeye wo kwizihirizaho umuganura, ndetse bo bazizihiriza umuganura muri uku kwezi kwa Kanama kose kugera tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8. Bukeye bwaho ku cyumweru rero hari ikiganiro dusangira ijambo kizanyura kuri radiyo na televiziyo y'igihugu,
kikaba ari ikiganiro kizagerwamo uruhare n'inzego zitandukanye, ariko by'umwihariko hari Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu inafite umuco mu nshingano, hakaba Minisiteri Minaloc ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Yego, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ari mwanabonyemo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ntabwo ari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ahubwo ni Minisiteri y'Uburezi, kuko mu nsanganyamatsiko mwabonyemo tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Yego, Minisiteri y'Uburezi rero ntabwo ari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ndetse ariko none icyo kiganiro kikazitabirwa n'ubundi na UNICEF, ariko by'umwihariko mu bufatanye n'ikigo gishinzwe abana NCDA. Ni ikiganiro nacyo kizavugirwamo byinshi, kizasobanurira abanyarwanda uko umuganura uzizihizwa, ndetse n'icyo babashishikariza kugira ngo koko umuganura uzagere ku ntego zawo. Muri kiriya cyumweru n'ubundi hazabamo ibikorwa bitandukanye, harimo nk'icyo gusura ahantu ndangamurage. N'ahantu ndangamurage hafitanye isano n'umuganura, ariko by'umwihariko hakazasurwa ahantu ndangamurage hafitanye isano n'umuganura mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Rwamagana. Icyo ni igikorwa kizabanziriza umuganura nyirizina, kikazaba ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa Kanama. Bukiye bwaho rero hari umunsi nyirizina uzizihizwa ku tariki ya 2 Kanama, ari nawo twavuze ko urwego rw'igihugu uzizihizwa mu karere ka Kayonza. Nubwo twanavuze ko ari ibirori byo kwizihiza bizakomeza bikagera no mu ngo zacu, aho tuzaganura bitewe n'uko twabiteguye. Kuri uwo munsi rero hazanaba igitaramo gisanzwe kizwi nka Nyanza Twataramye. Ni igitaramo kibera i Nyanza mu karere ka Huye, aho n'ubundi abanyarwanda bataramira bakarushaho kunogerwa n'umunsi w'umuganura. Ibikorwa by'umuganura ariko bizanakomeza, kuko hari imurika ngarukamwaka ry'ubuhinzi n'ubworozi risanzwe ritegurwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, zabera ku Murindi. Hakaba rero hanateguwemo umunsi w'umuganura, aho ibijyanye n'umuganura bizamurikwa tariki ya 3 Kanama 2024, bukeye bwo umuganura ubaye. Uretse ariko n'ibyo bikorwa maze kuvuga, hari n'umuganura w'abana nawo ntabura kubwira abadukurikiye ko nawe uzaba muri kora kwezi kwa Kanama kuwa 30 Kanama, ukabera mu ngoro y'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda iherereye mu karere ka Huye. Akaba ari umunsi uzanaba ku bufatanye n'ubundi n'akarere ka Huye, aho hazaganuzwa abana kugira ngo nabo biyumve muri uyu munsi w'umuganura. Akaba ari cyo gikorwa mu Rwanda kizaba mu rwego rwo kwizihiza umuganura 2024. Umuganura w'abana wari usanzwe uba? Umuganura w'abana watangiye kwizihizwa umwaka ushize, binasabwe n'akarere ka Huye, bashaka by'umwihariko kuganuza abana ndetse kubaha amata, ariko no kubakundisha umuganura bakiri bato, ariko cyane cyane kigamijwe ni ziriya ndangagaciro twavuze, kugira ngo koko bajye bakura baharanira kurangwa nazo mu mibereho yabo. Ubwo mumaze gusobanukirwa rero ko umuganura uzagenda wizihizwa mu bice bitandukanye, n'ibikorwa bizaranga ukwezi kwa Kanama kose nk'ukwezi k'umuganura. Mwabyumvise ko tariki ya 2 nibwo hazizihizwa umuganura ku rwego rw'igihugu, ukazizihirizwa mu karere ka Kayonza, bikazanahuzwa kandi n'igitaramo kimaze cyo kuba ubukombe, kimaze igihe kinini kiba Nyanza Twataramye. Tariki ya 2 ubwo Abanyarwanda mwese murumva ko turararitswe. Hanyuma inteko y'umuco rero nk'ikigo gifite mu nshingano gutegura uyu muganura, kandi se nk'umukozi w'inteko y'umuco, imyiteguro muyigeze hehe? Mwakoze cyane. Icyo nababwira aka kanya ni uko imyiteguro igeze kure, kandi ni umunsi wateguwe hakiri kare, ndetse ni umunsi nabwira abanyarwanda ko ari umunsi koko uzaba unogeye ijisho,
ariko ari na wa munsi koko ufite agaciro twahoze tuvuga muri bya byiciro byose twavugaga, gusangira, gusabana, kuganuzanya. Ni umunsi rero navuga ko imyiteguro igeze aheza, kuko uyu munsi ugirwamo uruhare n'inzego zitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Nk'akarere ka Kayonza kazawizihiza ku munsi w'ejo twagiranye inama n'izindi nzego, ariko twasanze uyu munsi rwose aho ugeze mu kuwutegura ni ahantu heza, ibitanga icyizere ko ari umunsi uzaba ko kunogeye abanyarwanda nk'uko biba binifuzwa. nkaba nanaboneraho rero no kubashishikariza kuzakurikirana ibirori by'uyu munsi. Bizabera i Kayonza nibyo, ariko kuri urwo rw'akarere aho bazaba bateguye bazitabire, ku midugudu aho batuye, ariko no mu muryango rwose bazaganure, bongere biyibutse ku muco nyarwanda, bongere bazirikane ko abanyarwanda bahora basangira akabisi n'agahiye, ndetse uw'intege buri gihe akazirikana ko agomba kurandata uw'intege nke. Tugana rero ku musozo, ubwo abadukurikiye mwamaze gusobanukirwa byose birambuye ku muganura, ku myiteguro y'umuganura 2024. ubwo baraza gukosora, ndabona hari handitseho ngo 2025. ubwo ni umuganura 2024. Hanyuma rero tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa by'umwihariko inteko y'umuco ifitiye abanyarwanda muri iki gihe twitegura umuganura 2024? Icyambere ubutumwa twatanga ni uko nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, ni uko abanyarwanda dukwiye gukomeza kuzirikana akamaro k'ubumwe ndetse n'ubusabane, ariko nanone n'ubufatanye mu mibereho yacu. Ni ibintu byagiye bigira ingaruka nziza cyangwa se bigira uruhare mu gufasha u Rwanda kunyura mu bihe bitandukanye rwagiye runyuramo, ariko kandi ni indangagaciro zafasha abanyarwanda kugera ku cyerekezo bihaye. Mu gihe rero twitegura kwizihiza umuganura 2024, twumve nk'abanyarwanda ko dukwiye koko gushyigikira iyo nzira y'ubumwe, tugahora iteka dushyigikira icyatuma abanyarwanda bunga ubumwe, basabana, ariko kandi banafatanya mu byo bakora. Ikindi nanone ni uko nabashishikariza kuzitabira ibirori hirya no hino mu gihugu, mu turere, mu midugudu baherereyemo, ariko no mu rugo bakazawizihiza, ukaba umunsi koko utanga ibyishimo, usabanisha abagize umuryango, utuma koko barushaho kubona ko ariyo nzira twakabaye dushyigikira twese nk'abanyarwanda. Wakoze cyane. Turabashimiye natwe, mukomeje kutugaragariza ko muri abafatanyabikorwa beza, kuko iteka iyo twitabaje inteko y'umuco mutwitaba bwangu. Ubwo rero mukomeze mushyigikire umuco, natwe turi imbere kugira ngo dufatanye n'inteko y'umuco. Mwarakoze, mwagize neza guhitamo guteza imbere no gusigasira umuco nyarwanda, ndetse ni n'icyemezo mbona ko cyagafashwe na benshi kurushaho, ariko mwahisemo neza kandi umusaruro wabyo ntuzatinda kwigaragaza. Yego. Murakoze. Munyemere rero mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe. Twagarutse ku makuru atandukanye agezweho mu bijyanye n'umuco, aho Intore Masamba yitegura gutaramira abanyarwanda mu gitaramo yise 30 y'ubutore na 40 y'ubutore. Imyaka 30 u Rwanda rwibohoye, imyaka 40 Masamba amaze aririmba, ku itariki ya 31 ukwezi kwa Kanama muri BK Arena. Ntimuzacikwe. Twaganiriye rero na Posiyani Urayineza, umukozi w'inteko y'umuco, atuganiriza byinshi bitandukanye ku myiteguro y'umuganura 2024 uzizihirizwa ku rwego rw'igihugu mu karere ka Kayonza. Ibyo byose rero ndagira mbashimire cyane, nkomeze kubashishikariza gukurikira Ishusho mu biganiro byinshi bitandukanye bigamije gusigasira umuco w'abanyarwanda ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda. Mwakoze cyane rero, ndagira ngo mbifurize kuramba mu nka no mu ngabo. Muramukeho.